Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazajya babakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko uyu munsi abantu ntibakunda kumva ubutumwa nk'ubwo. Abantu ntibakunda kumva ibyo. Bakunda kumva ikintu gishimishije mu matwi yabo. But after their own lust shall heap for themselves together teachers having itching ears, and shall be turned from the truth. Nibyo neza umwuka wera yahambwiye umunsi nashyiragaho ibuye rikomeza imfurukaho, yavuze ati, bwiriza ubutumwa igihe cyose gikwiriye n'ikidakwiriye, kuko hazabaho igihe ubwo abantu batazihanganira inyigisho y'ukuri, ahubwo bazaba bafite uburibwe bwo kumva ibibanezeza, bazigwirizaho abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Don't forget 2 Timothy 4. And when the vision left me stand right there on 7th Street, a 19-year-old boy standing there, the voice of God spoke out in the room, and he said, 2 Timothy 4. Yaravuze ati, nuva mwiyerekwa uzasome Timoteyo wa kabiri ibice 4. Yaravuze ati, ntuzibagirwe Timoteyo wa kabiri ibice 4. Igihe nasohokaga mwiyerekwa nari ndaho, umugabo ukiri muto y'imyaka 19, nari mpagazaho mu muhanda wa 7, ijwi ry'Imana rivugira mu cyumba, kandi ryaravuze riti, Timoteyo wa kabiri ibice 4. Ibyo neza byabaye, murabona? That's exactly what it's turned to be. The time will come when they'll not endure sound doctrine. People want something, the Pentecostals want something that can pat them on the back. Azabaho igihe ubwo abantu batazihanganira inyigisho y'ukuri. Abantu hari icyo bashaka. Abapantekote bakunda umuntu ushobora kubakubita ku rutugu, maze akabareka bakabaho ko bishakira. Kandi bashobora gucuranga piano, basohora amajwi 40 mu isegonda, basimbuka babyina kuri uwo mudundo, n'abagore bakora uko bashaka, n'abagabo nuko. Abapresiteriyani, abametodiste, abaluteriyani n'ababatista, hari abantu benshi b'abanyakuri muri ayo madini yose. Nibyo rwose, ariko iyo mikorere yarababoshye cyane ku buryo batekereza ko igihe cyose bakira abayoboke b'iryo torero, amazina yabo akaba yanditse muri ibyo bitabo, ko bari kugana mu ijuru. Kuba izina ryawe riri mu gitabo hano ku isi ntibisobanura ku Mana ko muzajya mu ijuru. Ni ngombwa ko izina ryanyu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, ryandikishijwe amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo ibyaha byanyu bibabarirwe. Nibyo. But they want that kind. That's the kind of pastors they want in. They don't want nothing else. And when God in this last days has shut every divine gift that's recommended in the Bible. Ariko ni nk'ibyo bakunda. Nta kindi kintu bashaka. Mu gihe Imana muri iyi minsi ya nyuma yanyeganyeje buri impano y'Imana igaragazwa muri Bibiliya. Every gift that Jesus Christ promised. Amen. Every gift and every sign and every end time sign. Everything that was promised in this Bible, as far as I can see myself,
has already been shut before the nation, and she plunges on towards hell as hard as she can go. Run there, run on anyhow. Buri mpano Yesu Kristo yasezeranije, buri mpano, buri kimenyetso na buri kimenyetso cy'igihe cy'imperuka byasezeranijwe byose muri iyo Bibiliya bijyanye n'ibyo mbona ubwanjye byamaze kunyeganyezwa imbere y'iri shyanga kandi rikomeza kumanuka ikuzimu n'imbaraga zaryo zose. Nubwo mwababwira barikomereza rwose.